umurishyo bwiza w'ingoma batambuka rwose ndetse kiriya igitega kijyamo imbuto z'umuganura aho zishyikirizwa umushyitsi mukuru nawe akaganiriza abanyarwanda. rero kuva na kera na kare abagabo n'abagore bashyiraga hamwe no kwizihiza umunsi w'umuganura aho n'abariya bagabo bariya bari imbere yazanye igitega kizabishyirwamo mu kanya n'imbuto zeze hano iwacu Musanze ariko zinaboneka hirya no hino mu Rwanda. urabona muri uyu mutambariro harimo ubusobanuro bukomeye cyane kwa gushyira hamwe kw'abanyarwanda ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore bumvikana ubunyamurimo y'imbuto zikunda kuboneka hano iwacu Musanze azo ziza gushyikirizwa umushyitsi mukuru nawe akaza kugaruza abanyarwanda by'umwihariko n'abaje hano bari Musanze. amazi hari baraturuka ababyeyi yego bahari nabo turaza kubavugaho mu kanya by'umwihariko hano iwacu mu majyaruguru ndetse no mu karere ka Musanze by'umwihariko. uyu ni umusaruro wa mbere twasaba ko bashyitsa hasi igitega hanyuma ababyeyi bazanye imbuto ziza kugaruza abanyarwanda umushyitsi mukuru aza kutugaruza bagiye kuzishyira muri kiriya gitega duherekejwe n'umurishyo w'ingoma y'itorero URUKEREREZA. batinya ko umushyitsi mukuru yamwakire imbuto